Muraho neza muraho. Turakomeye rwose. Ubundi amazina bakwita nde? Amazina yanjye nitwa Ndagijimana Stanislas. Stanislas. Ko numva ari izina ry'igiturika Stanislas. Izina ababyeyi banjye nibo barinyise turi mu bakimbatiza. Ubirebye igihe cyo ari izina rya authenticité, izina Kristo. None se warabatijwe nawe? Nabatijwe mu idini rya Gatolika. Mu idini rya Gatolika. Niyo mpamvu numvise uvuze ko witwa Stanislas. Yego. Hanyuma izina uvuze rya authenticité ni izina risobanuye iki? Nitwa Ndagijimana. Ndagijimana ukuvuga ko byose umuntu afite agomba kubiragiza Imana. Nicyo bisobanuye rwose. Hanyuma Ndagijimana Stanislas, perezida uvuze ko ababyeyi aribo bakwise ayo mazina yombi, uvuga ko wabatijwe mu kihe gihugu? Nabatijwe mu gihugu cya Kongo, cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse muri zone ya Rucuru, cyangwa se paruwasi ya Rugari. Mbese naho niho ukomoka, muri Rucuru? Muri Rucuru. Okay. Hanyuma Ndagijimana, yego, mu buzima busanzwe wize amashuri angana iki? Mu buzima busanzwe nize amashuri amwe abanza, guturuka ku mashuri ya mbere kugeza mu ya gatandatu, mbamo nza kongeza muri senior cyangwa se muri segondere mu kirimi cy'igifaransa kugeza muri sixième segondere. Sixième segondere. None muri sixième segondere urumvaga primaire warayize, sixième segondere urayiga, wize ibijanye n'iki? Ku buryo twinize nabashije kurangiza primaire cyangwa se primaire ya segondere, tuja kwiga mu kirimi muri za pédagogie générale. Kuko nize na commercial na pédagogie générale. None pédagogie générale ubundi bisobanuye iki mu bantu batumva ururimi rw'igifaransa? Pédagogie générale ni ukuvuga ko ari amashuri yita ku burere bw'umwana. Kurera umwana, kumwigisha gusoma no kwandika, no kumwereka imibereho myiza iyo kigiye gukura mu rugo, cyangwa se no kubona abandi. None icyo wize uvuze ko ari uburezi. None se ubwo burezi uvuze ni kwa kundi baheka abana bagahendahenda umwana agira ngo asizire areke kurira, cyangwa nugira ngo umwigishe abashe kwiga amenye gusoma no kwandika? Urakoze kumbaza iryo jambo. Ubwo burezi bwungambye bwumvuze ni uguturukana, kuko hariho ibyiciro bibiri. Hariho kurera umwana mu mashuri, numva no mu Buganda ngo ni za mido, cyangwa se ngo ni za baby, ibintu ngibyo, na za mido na top. Ariko twebwe icyo nize kurera umwana gusoma no kwandika muri gahunda yose. Kureba umuntu utazi kwandika nkamwigisha gusoma, agasoma kugeza icyo amenyeye imibare, cyangwa se inyandiko zitwa écriture, no kubireba gusoma no kwandika amazina ye, cyangwa se bamutumiye urubarwa, cyangwa se niba yaba ku rugendo akamenya si hano hariho icyapa kimwe kigana Mbarara, cyangwa se kigana Kampala, ibintu ngibyo.
ukamenya ati akaba azi gusoma n'isaha, akaba azi gusoma mbese ibintu byinshi muri makeya. Mbese nibwo burezi wize? Muri makeya nayo ngayo. None ko hano turi akazi mbona cyane k'uburezi utagakora, hariya kandi kazi mbona kandi ugakora neza nk'uwakigiye, ubundi aka kazi wakamenye gute? Akazi mbona ufite n'amatungo meza cyane. Urabona tukimara kuva mu gihugu cya Kongo, cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, twavuye ku ngambo y'indambara. Ariko noneho tugera hano abagira neza badufashije kugira ngo barabagira neza bita ku mbunzi ba UN, bagiye baradushyira mu ahantu kudutuza. Ariko noneho ukirebye kudutuza twese ntitwabashe kumenya hano ururimi rw'icyongereza rw'uruzungu. Ubwo rero kubona ngo ati urebye kugira ngo ubarize igifaransa, ndari bose bamenyereye kwigisha mu rurimi rw'igifaransa. Abenshi bigisha nga mu Uganda bize ikirimi cy'ikinyabazungu cyitwa se icyongereza, kuko ni igihugu cyakolonijwe n'Abangleterre, Abongereza nyine. Naho twe twize mu gihugu cyakolonijwe n'Ababiligi. Ababiligi bita ku rurimi rw'igifaransa. Ubwo rero ino mu Uganda, precisement hano muri Nakivale, amashuri menshi bagiga mu kinyabazungu. Ubwo rero umwarimu wacyutse Kongo kugira ngo zagere ahangaha muri Nakivale ngo ufite ago mashuri ubigishe, ubu nako ndaho bishobotse. Niyo mpamvu utabikoze uhitamo gukoramo kano kazi, kandi nako mbona ugakora neza. None ibyo wabyigiye he ko mbona usa n'uwize veterineri? Ubundi aka kazi ko ngora ko kuragira inka, ni ukugira ngo umuntu agire imibereho myiza, kugira ngo ataza gusabiriza, kandi uri kureba wenda umuntu akabiyogira ngo ati abone n'agafaranga ko kugura n'amazi n'umunyu n'isabune yo koga. Nawe uri kubireba nyine. Ariko ubundi mbona akazi k'ubworozi, ariko kazi mbona ugakora neza cyane. Ubundi kugira ngo ugire ubuzima bwiza, akazi ni akazi, kazi ni kazi. Ukizarau kazi, labda utapata ngine kazi. Ukifika mwa ile kazi nafaa kutafuta jinsi ya kuishi, ukabaho kugira ngo nawe urebe ko ubuzima bwakwendereye. Hapana kuzarau kazi kabisa. Ubundi numva ukunze gukoresha igiswahili cyane, igifaransa urakivuga, kandi wavuze kuko wanize urangiza segonderi. Hanyuma imibereho ya hano ubona itandukanye gute n'iya hariya iwacu muri Kongo? Ubirebye imibereho y'ahangaha, ahangaha turi ahantu twatujwe na UN. Imibereho y'ahangaha irakarishe. Muri Kongo urahinga ukeza, ariko ahangaha muri Nakivale usanga uhinze bimwe izuba ikabyica, ahandi imvura igwa mbese ndakunze kuboneka, kuko imyaka imvura nizaga imyaka, naho izuba ni ukusanga rirabyumishije. None ko mbona amatungo ameze neza, kandi uvuze ko imvura itagwa, amatungo abaho gute? Aho ngaho kureba amatungo amenshi gari kugandara, gari kugwa hasi. Amatungo dore amagufa gusa. Ugasanga ubwatsi bwaho ngaho dore rareba ni ikibuga gusa, nda bwatsi bukwiriye. Zabona dukeya zikaza kunywa amazi zigashama, basi ugasanga ndaho ubuzima bw'amatungo dukomeze neza. Ntabwo ameze neza cyane rwose. None iyo mibereho y'ahangaha mu gihe muhinga, ntimubonaho, mu gihe mutabonaho muhinga, mubaho gute bwana Ndagisha? Imibereho y'ahangaha urabona abenshi
babeshejwe no gupagasa hamwe bakaza ku kinjuro ku bantu b'abanyankore bagature abantu bahamenyereye n'abakimungu n'ababyumvishanga katinjo nivuye muri Kongo ndazi kuragira ariko anga nahagezeho bamba inga zo kuragira niba ndagiye naba hariho kimwe gikoma cy'amatanga gisoma nyine ubuzima bukendereye nabase nagize Imana nabona n'amase ngagatora zinga zataye ngagagurisha kurabona tipu y'imodoka ngaha ubona yuko igura imitwaro 8 imitwaro 9 ugasanga nguzemo ngagafuka kawunga kakumaze cyumweru bimwe ukangikoma ukanywa ni nagatsi kugira nagatsima n'ingibyo nabo mbese mutoragura amaze hano ahangaha inka zigenda ziyata mukabonamo amafaranga mu indego ya Kabatamba cyangwa se mu kiraro aho inga zishama cyangwa kimenga dafite ukundu zo gutora amasano ngaha mu indego ya Kabatamba precisement bitangwa ni kuri kumfariso kumfariso niho turyamye twagarunda twakura bene imodoka abantu bakaza gapfumbiza ibintu ngibyo uzi ko ahubwo n'ubuzima butagoye mu gihe inka zitamase muri abungere mukayabona urumva ubuzima ntibugoye buragoye ubundi reba kugatora naho ndo byoroshe izuba kuruka ku zuba kabura amazi go kunywa ugasangira amazi n'inga amazi mabi cyane usangira amazi n'inka inka zikayanywa amazi zikayashuka amazi y'inyanja ugasanga uraganyoye udafite amazi go kakicaza udafite amazi go mu duka wogenza gute ni ukunywa amazi y'inyanja basi ukayanywa none ko mbona umeze neza udasanuza unywa amazi y'inka none ndagije uratubesha amazi y'inka ukayanywa kandi mbona inka zinywa amazi y'inyanja ntukaje dibye la vérité niveau l'eau de l'océan si sans problème kweli kabisa vile tunavyakisha kama saa mzee mie ndamu ngizi niko vraiment nuko niko bimeze nukuri none urumva ni byiza kuko mubona ayo mazi mukabona uburyo ki munywa ayo mazi nubwo agoye ariko aya masara abafasha kameme ndabona hano hari inka nyinshi nganya zirahari zana kivare zagongoranye ikizimbo ugasanga ago mase ugagatora bagumye ugasanga nyine bagaza gupakira muri tipu ukaza ugashyira mu mirima ugasanga ubuzima buri kwendera buhoro buhoro